nkiraguza yewe hari n'umuntu wari warambeshe ngo uzafata ikinono cy'ingurube mbazeho urwaranje ngikenyera muri mayo ngo nta mwaka uzaje mpura nawo ariko maze gusoma Bibiliya yanjye nyereka ko Yesu yahubwo yabirukanye baje mu ngurube nsangana n'abakuru wenda bakenyera ariko uyu munsi ndakenyera umweko w'ukuri. Haleluya. Hari umupfumu ngeze mu Rwanda nawe wambeshebeshe yitwaga Mukarusagara anyikoreza igihanga cy'inka n'ikinono cy'ibumoso n'ikiburyo n'inyama zo mu nda ngo mama wapfuye papa tamukoye ngo nta mahoro nagira ariko ndashimiye Yesu amaze kumpa agakiza uyu munsi ndikorera ubutumwa bwiza mbuzaniye abantu b'Imana. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe. Ni byinshi maze gukizwa Yesu abantu twicaranye ku meza ya salamanje batandatu mbasinyibona umuntu sinyumva bavuga kandi batakeketse ahubwo Imana iranjyana inyarike taburo y'ibyaha byanjye ngumiyo abantu ntabareba ntabumva yewe mbona ibintu hari n'ibyo ntakivugira ku mvuga nk'izi ngizi mvugira wenda nasuye abanyamasengesho mu cyumba rero mbaye nkugaruka kubona abantu mbonye abantu numva banavuga kandi ntabwo bari bacecetse. Ikintu cya mbere nakoze barasheri bagiye kuduteza umukwabo barasheri bagiye kudutuma dusakwa bazanye ikigirwamana cy'iwabo bacicayeho ariko Imana yashaka ngo abantu baveyo bavuyeyo bakizwe bakijijwe bave muri karande z'imiryango y'iwabo. Ngewe maze gukizwa wavuze ati niki cyagushoboje kubugeze nkubwiye dore umuntu bakaririmba ati dore ntazagera iwe ariko kandi akavuga ngo azaje mu ijuru. Nigeze kuba ndi kuri aritari mvuga ubutumwa numva ijwi rirambwiye ngo mbwirira abantu batababarira ngo ijuru bariho intasho kuko batazagera ino bajya kwihisha mu butayu ibyaha ntabwo babiretse ntabwo babyihanye ntabwo basabanye imbabazi. Ngewe nkimara gukizwa nkuko nabibabwiye mushiki wanjye yari yarandiriye amafaranga ndi umushomeri agashomeri nawe reba umuntu wari ukigera mu Rwanda agashomeri umuntu amera amafaranga yanjye yangurishije ibintu namusigiye Bugande ayazanye ntiyayama nyine umupagane turatongana ariko maze gukizwa navaga gusenga nakwicara angaburiye ibiryo nkumva ikijwi kirambuye ngo uratabiriye ariko wibuka ibintu yagukoreye kandi mvuye gusenga n'ukuri niyirije ubusa ariko munsi umwe abadata Kristo. Haleluya. Umunsi umwe mbwira bene data ni hari ikintu kindambiye guranziye gusenga ariko nkagera mu rugo nkabika mwishiki wanjye mu mutima inzika ni munsenge umunsi baransengera ngeze mu rugo azanye ibiryo ndabwira ni mushiki wanjye icaraho dufite abakristo bazanye ikigirwamana cyo kwa nyina cyo kwase ngo atuma basakwa babana za n'umujinya mwinshi niki nubwo Imana iramye ati uramenye umugaragu wanjye umwitwareho neza hamubye ati arakarekare ati mwebwe nubwo twagira intege nke ntabwo twongera kwikorera ibigirwamana nkuko nanjye naraye ntabwo nzongera gukenyera ikinono cy'ingurube ntabwo nzongera kwikorera ibihanga by'inka hoya hamwe ati ibyo ntabwo tujya tubikora nta Mana yawe twazanye nge nazanye abagore nakoye nabuzukuna ati ngaho saka yumva abantu bose yazanye arabera nkuko abashumba bacu iyo batubona mu rusengero yakoze ibintu bibiri icyambere kiteye ubwoba ngo icyambere yataye umwenda bivuze ngo yataye kamere yataye ibyaha by'iwabo yataye inzika n'inzara mbese yataye kamere z'iwabo sigaye ntangazwa umuntu ukumva muri mu nama y'umurimo ntabwo umukozi w'Imana ashobora kwivanga mu bigambo nk'ibi ngibi ariko abantu hanze hano bayobewe umuntu araje muri shira umuteto ukumva arabeshyi muri karitse abantu bashatse umurokore utari umurokore ariko ibirindwi biracyahari ariko Yesu arashaka ko duhinduka tukabera abantu umucyo. Joni nk'ubu ngubu iyo nza n'ibyo bintu by'igirwamana mbigenderaho mbishyira mu wantumye ngo dusangire njya ngo wariyose naho yarazi ngo araturangije ubu yarapfuye baramuhambye ubundi batwica turi ihene zabo batwica turi ihene zabo kandi ikibazo hari ijambo nkunda kuvuga ngo nta wakwica uwapfuye nawe uyu munsi ugatahana nta wakwica uwapfuye nshatse kuvuga iki bivuze ngo iyo wapfuye ku cyaha ntabwo upfa nibwo bawohereza amahembe ariko iyo bagusanganye ibyayo wakusanye warazanye icyenda cy'iwanyu mvuye muri Nyibatura umunsi umwe
nakoze amasuku mu nzu y'Imana ngeze mu rusengero nzamuye amaboko nti mwami Yesu ndagushimiye ko wanshoboje umurimo wawe ngiye kumva numva mbombuye mpaswe kubumbura Bibiliya mbombuye Bibiliya mbombura ahantu hari titiri rivuga ngo Imana isubiza Yobu ibise nibyo ndasomye cyangwa ni ibintu nitekereje ngirani ubwa kabiri ngo Imana isubiza Yobu ngira ubwa gatatu nako kanya ntera rero kuva umunsi menya gusoma Bibiliya nta muntu ugize kwigisha gusoma niwe wabyigishije ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV ndasuje kandi mbifurije ineza y'Imana mbifurije umugisha w'Imana aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi ndi kumwe kandi na Ikamba TV twese turabasuje kandi tubifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko Uwiteka Imana bagire neza Uwiteka Imana abahire kandi uko kwiza kw'Imana kubabeho aho muhereye hose hafi na kure rero reka tuvuge ngo ubwiza bw'Imana wabonekeho kandi Imana ibane namwe mu byo mukora byose mu byo mwekejeho amaboko byose Imana ibagire neza Imana ihaze kwifuza kwanyu kandi kuba kwiza kw'Imana niko waveho ndetse nikuve no ku miryango yanyu yose wageze hano rero ukuri subscribe niba utarakora subscribe nta kindi bimaze no kugira ngo ujye ukurikira ijambo ryose ubutumwa bwose tunyuza kuri izi mbuga kugira ngo umenye ijambo ry'Imana ravuga ngo mubwize ukuri kandi ukuri niko kuzabatura kandi Yesu Kristo niwe kuri nimwemera Yesu Kristo muzamwamenye ukuri twishimiye kubana n'umutumirwa rero n'ubwa mbere tubonanye nawe ariko kandi ntabwo bizaba ubwanyuma kuko tuzajya tuganira byinshi n'umugabo Imana ihamagaye ufite ubutunzi bw'Imana muri we kandi Imana igiye gukoresha umurimo wayo utandukanye agaba gukora umurimo wayo ahantu hatandukanye ariko kandi natwe munsi twishimiye cyangwa se twifuje yuko tubana nawe kuko afite byinshi yabagezaho afite byinshi yabafashisha kuko Imana yamushyizemo byinshi yamushyizemo ubutunzi bwayo reka tumuhe ikaze rero kandi tunamusuhuza turagusuje mu izina rya Yesu nanjye ndabikirije mu izina rya Yesu dushima Imana yabarinze natwe ikaturinda Imana ishimwe amazina nitwa John Gasigwa ndi umukristo nanjye mu bantu Yesu yagiriye ubuntu nanjye yangiriye ubuntu yego nsengera itorero rya ADEPR Paruwasi Gatenga ku itorero rya Kigarama mbere umudiyakoni nkaba n'umukristo nkaba n'umuririmbyi yego muri korali Ntwarane nshimye Imana rero uyu munsi ishimye ko duza tugasangira ijambo ry'Imana tugasangira no ku mirimo y'Imana twabonye twiboneye yadukoreye nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana dusanga wenda tutaragira ku ijambo ry'Imana turaje tuguha umwanya utugezeho ijambo ry'Imana ariko mbagira ngo tumanze kugira ngo twinjiye mu kiganiro neza n'abantu bamenye ngo Gasigwa tugiye kuganira ninde ni muntu ki cyane twamye ko ari umukristo akaba ari n'umudiyakoni ndetse akaba ari n'umuririmbyi ibyo twabimenye kandi ni byiza ko Imana igukoresha imirimo itandukanye Gasigwa usengera mu itorero rya ADEPR uri umukristo uravuze ngo ngiye kubagezaho imirimo y'Imana natwe amakuru dufite nuko dufite ko tuzi yuko Imana yagukoreye uri mu bantu Imana yakoreye ibintu bikomeye cyane rwose ariko kandi iyo turebye abantu benshi wenda ugiye kubivuga ubwira abantu imirimo y'Imana ubwira abantu Imana iby'Imana yagukoreye aho Imana yagukuye ariko kandi dufite n'abantu benshi Imana yagiye ikorera imirimo n'ibitangaza itandukanye ariko uyu munsi badashobora gutinyuka kubivuga bacecetse badashaka kuvuga iyo mirimo y'Imana kugira ngo ahari Imana ikomerezemo n'abandi wowe izo mbaraga wazikuye zo kuvuga ngo ugiye kuvuga imirimo y'Imana uvuga iby'Imana yagukoreye izo mbaraga ntabwo nazihaye izo mbaraga nazihawe na Kristo maze kumwizera mu mateka yanjye
navukiye mu gihugu cy'i Bugande. Mbyirutse nsanga turi abana 5 buri mwana afite nyina. Uburyo ntanagize n'amahirwe yo kubona mama yapfuye ndoruhinja. Uburyo muri abo bana 5 buri mwana yari afite nyina, urumva harimo ibintu byitwa bakeba ba mama bamuteza imyuka mibi. Uburyo yashoboraga guteka ibyo kurya, papa avuye kozi yamushyira ibyo kurya ku meza, yakozamo ikiyika agasanga byarononekaye cyangwa byaragaze, cyangwa mu kinyarwanda cy'abantu bakuru ba mbere babyitaga kurota. Kandi ubwo byatetswe, ariko yabitetse uwo munsi ako kanya. Ibyo bitambutse abademu noneho bamukoresha ikindi kibi, aramfata ngo nari umwana muto w'uruhinja maze kumera akinyo kamwe, ashira mu nzu n'umwana w'umukobwa ngo nakurikiraga. Bigaragarana yaragize amahirwe yo kubyarana papa abana 2, nkubwiye ko 5 buri mwana afite nyina. Amaze kuba dushira mu nzu twese, nawe arinjira arakinga, afata icyuma gisogota wa mwana w'umukobwa akimushinguramo, nawe akitera. Nge ntiyankoraho kuko Yesu yaramfite umugambi ko nzamukorera. Nicyo gituma ntabigira ubwiru, nicyo gituma ntabibika, nicyo gituma ntahishira Satani ngo no kwamamaza Yesu wanjye aho yankuye. Bantoragura muri iyo mirambo. Uburyo tuvugana n'ubu ngubu nta muntu nigeze menya ukomoka kuri mama. Icyo kora nubwo wumva ko twavukiye Bugande, ntabwo ari mama ari papa, ntabwo bari Abagande, bari Abanyarwanda nk'uko muzi amateka y'u Rwanda. Yego. Ariko nabyirutse nsanga papa ariho, na nyogokuru byara papa na ba masenge bakomoka kuri papa, bo nibo nakuriyemo. Ni Bugande n'ubu bamwe baracyariyo babyara banjye, ariko abo bakuru ba masenge ba papa barapfuye. Nyura rero mu buzima butoroshye bw'ibyaha, bwo nta mana nzi, nta mana nsenga. Ubwo rero nageze mu Rwanda 1995, ntashye nk'abandi banyarwanda uko batashe. Nza n'ubundi ntakijijwe. Yego. Nza ntakijijwe, nza nkiraguza. Yewe hari n'umuntu wari warambeshye ngo nzafata ikinono cy'ingurube mbazeho urwaranje ngikenyera muri mayo ngo nta mwaka uzaja mpura nawo. Ariko maze gusoma Bibiliya yanjye nyereka ko Yesu yahubwo yabirukanye baja mu ngurube, nsanga na n'abakuru wenda bakenyera. Ariko uyu munsi ndakenyera umweko w'ukuri. Haleluya. Hari umupfumu ngeze mu Rwanda nawe wambeshebeshe, yitwaga Mukarusagara, anyikoreza igihanga cy'inka n'ikinono cy'ibumoso n'ikiburyo n'inyama zo mu nda, ngo mama wapfuye papa atamukoye ngo nta mahoro nagira. Ariko ndashimiye Yesu amaze kumpa agakiza. Uyu munsi ndikorera ubutumwa bwiza mbuzaniye abantu b'Imana. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe. Ni byinshi maze gukizwa. Yesu angira neza. Nakizwe nywa icupa rya wisiki na mwishwo wanjye w'umusirikare, tukarinywa tukarimaramo. Nganywa amacupa 8 y'inzoga. Hari inzoga nanywaga za Mitsingi 6, ngashiraho n'izindi 2 zavaga i Burundi, amacupa 8. Ariko kuva Yesu amaze kumpa umugisha nkakandagira mu rusengero rwa DPR kuri Noheli ya 1995, ariko ngeze mu rusengero nshatse kwihana, numvisha umwuka mpata guhaguruka ngo nihane. Satana nteze isoni, arambira ngo urahaguruka muri aba bantu bireke wiyicarire. Sinahaguruka. Ariko mwigisha agiye gusengera abapfukamye, numva aravuze ngo erega agakiza ntabwo kagarukira hano, ugende utitirize Yesu, haba uri mu nzu, haba uri muri tagisi, haba uri mu nzira, ugenda uzakizwa. Nuko byangendekeye, nasohotse ntayihannye. Erega ngeze no mu rugo nohereza amafaranga batuzana inzoga. Icyo papa yarakiriho kuko ubu yarapfuye. Bazana inzoga turanywa, ariko Imana impa umugisha sinongera gukika kujya mu rusengero, kuko ubundi ngewe nta buhamya bw'idini ngira. Ko sinigeze ngira idini, sinigeze mba umukatolika, sinigeze mba umuporoso, wabaga uri inshuti yanjye ukanjyana kuri Noheli n'iki. Ariko ubundi aho nabaye ni kwa Shetani burundu. Rero Yesu ankura, yankuyeyo amagakiza. Tugiye kubyinjiramo neza, ndumva ari ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuye hari hegereye urupfu, uzi kurinda Mana we, naho abarinzi barorera umudugudu wawurinda. Ugiye kutuganiza, ndumva tugiye kugirana ibihe byiza cyane. Reka tugusabe
usenga imana yego ubundi twigendere uko umwuka agiye kutuyobora. Ni karibu. Mana turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana turaguhimbaje, Uwiteka ibi byose turimo ni igishoro wasohoye ku musaraba ubwo wemeraga guhaguruka ku ntebe y'icyubahiro, ushimwe ukemera kubambwa nkabamburwa, ukababazwa nkababarirwa, ukambikwa ikamba ry'amahwa, ukanyambika ingofero y'agakiza. Ndagushimiye kuba nicaye hano, ntabwo mbikuye mu gisekuruza cyo kwa mama cyo kwa papa, dore ko ntanabimenye ibyo kwa ba mama, ariko ndagushimiye Kristo, ibi byose ndimo ni igishoro washoye. Mana ni ijambo, nuko wansigaje kugira ngo ngire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Niko ijambo ryawe ryambiye muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 ngo nakumenye utaravuka, nkweza icyuruso mu nda nyoko, ngushira kugira ngo uzambere umuhanuzi wo guhanura amahanga. Data ndagushimiye ko n'uyu musozi uwungejejeho, Mana data wa twese, inzanywe no kuguhamya, ntazanywe no kunywa inzoga, ntazanywe no gukora ibyaha. Mana ubishimirwe, kandi ngushimiye aba bakozi bawe nabo wahamagariye kugira ngo Mana bakore, Mana data wa twese, ubutumwa bwiza bwaguke ku isi yose aho twebwe tutashobora kugera. Ariko Mana niko bigeze bakubwira ngo bwira bigishwa baceceke, urababwira ngo naho baceceka ngo ariko amabuye yamvugira. Navuga ngo niba ingibi bigeranwa n'amabuye, kuko Mana data bashiramo amabuye kagenda Mana bikagera hirya no hino ku isi yose. Reka rero Mana uyu mugoroba, Mana data ncebwe gufi, Mana wewe ushirwe hejuru, undinde imbaraga zose, undinde kuvangirwa kose, undinde kwiyamamaza, undinde amajwi y'abadayimoni yose mu izina rya Yesu. Kandi ubutumwa bugiye gutambuka Mana kuri urubuga, reka Mana bugende bucyumite imitima y'abantu, abaguye babyuka, batarihana Mana bihare, abatarakizwa bari imbata Mana wabature nkuko nanjye wambatuye. Urakoze Kristo, cyubahiro cyawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka dukomeza. Urugeze utubwira ngo nta buhamya bw'idini ugira. Dukomereza aho ngaho. Nta buhamya bw'idini kuko sinigeze mba mu idini, sinigeze itorero rya DP nabyerutse nsanga nitwa John Gasigwa, nsanga mukuru wanjye yitwa John Rudasigwa, bivuze ngo papa niwe watwitiraga amazina avuye kwinywera, ko nawe nasanze ari uko yaribereye imbata inzoga. Ariko noneho itorero nakandagiyemo sindi sohokemo, kandi numva n'ubundi Imana izandindiramo ni irya DP. Icyo gihe yari paruwase Gikondo, abo ngo bariyo nayo yabaye itorero paruwase bayigatenga. Aho kuri ikiri paruwase Gikondo niho nageze, nakandagiye mu Rwanda 1995 ntashe nk'abandi banyarwanda. Nimbanza kwivurukuta n'ubundi muri bya byaha by'inzoga n'ubusinzi n'ibindi byose. Ariko nkandagira mu rusengero aho Karugira kuri Noheli ya 1995, ngiye n'umuntu, hari umwana w'umusirikare wa Remuskoti wa mwishiko wanjye yakundaga kuhasengera ariko atakijijwe. Uwo munsi namuye ntariko Frodis wanza nanjye nka tukajya gusenga, ati ngwino turagenda. Aribwo bigishaga bahamagaye abihana, ntekereje ntari kubundi buryo niko po nzarimbuke. Ubundi nta nubwo natekerezaga ko icyaha arukuraguza ruguriki, ahubwo hari nabambwiraga ngo umuntu utarabatizwe ntabwo azaje mu ijuru. Nasanga nitwa John Gasigwa na mukuru wanjye yitwa John Rudasigwa, nka papa ni papa watwise amazina sinabatizwe. Ariko nasanze kubatizwa ntabwo ariko kuzahesha umuntu ubugingo, ahubwo kwihana icyaha. Yego, ngirira umugisha ku Mana rero, nkuko wa mukozi w'Imana navuze yavuze ngo abantu ubutaje gupfukama hano ugenda utitirize Yesu, haba uri mu nzira, haba uri muri tagisi, haba uri mu nzu, uzakizwa. Nayo magambo atatu natahanye, kandi koko nkomeza ndayazirikana nkajya nsenga, ariko Mwami Yesu wampaye agakiza, kandi ubwo nkamubwira ngo wampaye agakiza, agacuma ko guterekera kari ku musego wa mupfumu yanyikoreje ibihanga kari aho ngaho, no kumukandara nashize mu rwara rw'ikinono cy'ingurube mbikenyera. Umunsi umwe rero mfukamye nsenga, ngiye kumva numva ijwi yambye ngo rega urantitiriza uranshaka, ariko ufite ikigirwamana mu nzu yawe. Numva ngize isoni, nifata mu maso, nikubita ku buri nsinzirirayo. Undi munsi nabwo ariko sinongera gukika mu rusengero kuva kuri iyo Noheli ya 1995, buri ku cyumweru nkajya amateraniro. Utuntu twa dukenye noneho nakaga cyuma kari ku musega aho ngaho. Ikimbabaza nuko n'ubu ngubo abantu bakiririmba babikenyeye, ariko Yesu arashaka kubibakenyura. Wasanga ari yashatse ngo nze mbafsengere uyu munsi babikene, ko Yesu atanga imbaraga ukavayo uvuyeyo. Nshima Yesu rero wampaye agakiza, amaye agakiza, uti waje kwihana uti. Yego, n'ubundi nkuko umukozi w'Imana yabivuze, ntabwo nihaniye mu rusengero. Urumva narakandagiye mu rusengero kuri Noheli ya 1995,
noneho nihaniye ku itariki 11/96 ukwezi kwa gatatu saa 3 z'ijoro n'iminota 55 twari twicaye mu nzu mu rugo turi kunywa inzoga. uwo munsi cyakora nanyweye icupa rimwe rya karahanyuze, kandi ubundi naranywaga amacupa 8 nkanywa icupa rya whisky. Turi abantu babiri na mwishwa wanjye twarangiza, noneho turimo tunywa inzoga. Hari haje umwana w'umukobwa ukijijwe amaze imyaka 2 na gasaza ke, kandi wari umugambi w'Imana kuko bari bagiye Kicukiro centre na mwishwa wanjye ngo aje kubasura. Bibesha tagisi bategeye amajerwa bazamukiye ari ya Sodomu. Mu perezida wari ukiriho Bizimungu bagera ku marembo y'abasirikare barabafata. Umusirikare wari watembeye yaje ababonye yitegereje abonamo mwishwa wanjye amubwira ati aba bana ntabwo baba arabanzi, ati kuko uyu nguyu ndabona ari mwishwa ari mushiki wa Fande Gato. Wari we mwishwa wanjye twasangiraga inzoga. Aravuga ati barekure ntabwo ari abanzi. Naho umugambi wari ugugira ngo ntabwo kwari ukuyoba, kwari kugira ngo wa mwana ukijwe wo mukobwa nze kwihanira iryo joro nsengere. Turi ku meza tunywa inzoga, uwo mukobwa w'umushitsi na mwishwa wanjye na gasaza ke bo banyweye fanta. Nibwo batangiye kubacyocora abasore twari twicanye b'abasirikare ati yafashe ikirahure gisunikira umukobwa uko byarubye ati sinkwa inzoga ati ndi umuroko. Ati ibyo nabyo bazankojo natwe turabaroko dusengera mu Pentecote. Ndamubwira ntira, aravuga ngo nibyo niratukakubwiye turasengera ntari kuko twagiye niko tugaruka. Nuko namushubije kuva iryo jambo ngira ngo niryo nagarutse kuvuga. Bakomeza kuganira, none mu kuganira nge bo baganira Imana ibankuramo. Ibankuramo abantu twicaranye ku meza ya salamanje batandatu, mbasinyibona umuntu sinyumva bavuga kandi batakeketse, ahubwo Imana iranjyana inyarike taburo y'ibyaha byanjye. Ngumiyo abantu ntabareba ntabumva yewe mbona ibintu. Hari nibyo ntakivugira ku mvuga nk'izi ngizi, mvugira wenda nasuye abanyamasengesho mu cyumba. Rero mbaye nkugaruka kubona abantu, mbonye abantu numva banavuga kandi ntabwo bari bakeketse. Ikintu cya mbere nakoze nazamuye amaboko yombi abiri, ni kuva uyu munsi nakiriye Yesu, nuko nakijijwe. Ntibagufashe kusaze nuko nihanye. Mu basirikare bamwishwa wa musirikare witwa Forodisi na narajanye nawe ku rusengero ahita avuga ngo yanko Jona gacupa karamufashe ngo ndamubwira nti Forodisi urabesha, wabaguherekeje shobuja nkanywa amacupa 8 twicaranye, nkanywa icupa rya wese tukarisangira, ntabwo wigeze wumva ngo ndihane. Ariko uyu munsi niba ari Yesu nyifatiye aramfashe. Haleluya. Kuva uwo munsi rero ndashima Yesu ko ari wowe wamfashe. Uwo muntu wanywaga ayo macupa kuva kuri iyo tariki ari ubushera busembuye n'ubudasembuye ntabwo burakandagira ku rurimi rwanjye. Naravuze ngo sinanywaga amacupa 8 y'inzoga, sinanywaga icupa rya whisky, none nsigare njya gushakashaka ubushera n'ibiki byose mbikikaho mbikitseho. Mwicaye nkanyurwa, nakibona nkanyurwa, nanywa amazi nkanyurwa. Yesu indirimbo ya 28 mu gakiza yarambiye ngo ku musaraba hari bari inyota. Yesu yamaze inyota. Mana ishimwe. Yesu rero angira neza kuva uwo munsi nihana ndetse nagize amahirwe adasanzwe. Yesu yankuyeyo. Hari abantu bihana ugasanga ejo baramutenze yanyoye inzoga, ariko Imana yangiriye neza kubw'imbabazi zayo, ntabwo ari imbaraga zanjye sugukiranuka kwanjye. Yesu ankura yankuyeyo, ari inzoga, ari ubusambanyi nabagamo, ari ibindi byose iryo joro nihana kagacuma naragenda gafata ndagava ni mu izina rya Yesu, Satani nguso ndankajugunye. Ndaraye nkishugunyiye natwaduhu byose narajugunye bya Satani. Yesu agarura yataburo none yayikubita ku kibambasi ndaranyireba bigeza nka saa 9 nasinziriye. Mu gitondo ngiye kumva numva mbese nk'umuntu wavunaguritse, numva waririmbye ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, rwose n'umwuka wayimuhaye. Numva abantu nkabona ibiti ni byiza, nakubwira ngo mwaramutse nkarekeraho. Sinirwe mu byabigambo nirwaga mvugagura n'abandi bagabo baraho cyangwa abasore. Oya ntagira nkomerezaho. Yesu angira neza, sinagwagwana mpita nigira umubatizo. Ntagira gusenga nyibature, aho najyaga kwikorera ibihanga by'inka abandi bari muri nyibature. Yesu amvungiramo gukunda muri nyibature no gukunda umurimo wayo. Kandi ubwo ikindi nari nkuye Bugande, nari mvuye naranduye sida. Ubizi? Mbizi maze gukizwa neza
ukizwa neza Yesu angira neza nkizwa neza nkizwa ntahishe ntatinya pasiteri gusa nuriya n'umushumba wanjye simvuze ngo ndabasuzugura n'umushumba wanjye batsinda ariko ngewe nkizwa ntinya Imana no mu cyumba no mu rugo nkamenya ngo ni Imana ntinya kandi n'uyu munsi ndabihamya kuko pasiteri wanjye ubundi magubye ko nsengera mu itorero rya Gatenga kuri itorero rya Kigarama imbere n'umudiyakoni nubona nijoro navuye kurepeta ariko na hano nahazanye icyemezo ko niho ncyumbitse mu buryo bw'icumbi sinshaka kuba inzerereze mu nzu y'Imana yego rero kuva icyo gihe ari pasiteri wanjye ntabwo aragera aho ncyumbitse hano ubwo yabaye naratinyaga pasiteri nakageze muri Muhoro aho ntuye nkatangira gusambana nkatangira kunywa inzoga ariko Yesu wanjye uzampa ubugingo tuba turi kumwe hose niwe nubaha niwe kandi na kera kuva ndi umupagani nagibwiraga ngo gukizwa nereka abantu nzabireka mpagani nariko umunsi nakizwe nzakizwa nshaka Imana. Icyo gihe uva Uganda tubwiye ko wari urwaye sida ariko turaje tubigemo neza ijwi watubwiye ngo wari wicanye n'abantu ubuntu uragiye Imana ibagura myereka nkuko wicara muri salo kabona televiziyo yawe ibyaha byanjye bitanguka wavuyemo wumva umeze ute ukibona kumena amabanga y'abadayimoni namamaza Yesu wanjye Yesu nyuma yaho agenda nk'imbaraga nkunda gusenga nkunda kunzanyibature nkunda kora isuku mu nzu y'Imana ahose nkunda nkirirwa nsura abakristo muri quartier ntari yewe ikindi ubwo nakizwe ntazi no gusoma inyuguti ya I maze gukizwa maze kwihana ngura Bibiliya yanjye amafaranga 900 n'igitabo kindi bigenda ni imyaka 5 ntazi gusoma mu nyuguti bazana amashuri yo kwigisha gusoma no kwandika muri ADPR nabyo birananira ariko umunsi umwe mvuye muri nyibature Bibiliya yanjye kandi naragusuraga nkabanyifite sinayisigaga ubaje abakristo babuziranye nabo Gasekero yewe na Gatenga hose narahazaga Bibiliya yanjye nkaba ndayifite ariko ntashobora ariko umunsi umwe mvuye muri nyibature umunsi umwe nakoze amasuku mu nzu y'Imana ngeze mu rusengero nzamuye amaboko nti Mwami Yesu ndagushimiye ko wanshoboje umurimo wawe ngiye kumva numva mbombuye mpaswe kubombura Bibiliya mbombuye Bibiliya mbombura ahantu hari titiri ivuga ngo Imana isubiza Yobu ibise nibiki ndasomye cyangwa ni ibintu nitekereje ngirani ubwa kabiri ngo Imana isubiza Yobu ngira ubwa gatatu nako kanya ntera rero kuva umunsi menya gusoma Bibiliya nta muntu ugize kwigisha gusoma niwe wabyigishije bose nuwashatse kunyitangira yarigishaga rekada bikananira bika urumva kuva uwo munsi Imana inyigisha gusoma ubu ngubu nubwo nyine wenda mfite ikibazo ariko rwose ubu ntabwo nakubwira ngo dusome mu itangiriro kandi ijambo nari mfite riri mu byayishuwe oya ngiyo nzira ntabwo tuzahiyoba Yesu angira neza nkizwa neza nigiye umubatizo ndabatizwa mbaho Imana inkundisha gusenge nkundisha gukora umurimo w'Imana nakubwiye ko natangiye gusura abakristo ntaranabatizwa nkirirwa na Bibiliya yanjye nyigendana muri quartier nsura abantu hari nabo nagiye kubatizwa baratungurwa John twagiraga ngo no umukristo n'amasengesho y'abakristo icyo gihe nakijwe hakibaho amasengesho y'igaburo ryera abakristo bakaba ari bo basenga bonyine bagaheza abantu batarabatizwa n'abadakijwe ariko nge bagasanga ninge wateguraga icyumba icyakora umunsi wa mbere barampeje ngiye kugenda ariko nubwo ngiye n'amasengesho ndayakomeza ntabwo ndi burya ngeze mu rugo nkigera mu cyumba umwana umukozi wa mwishwanjye abanzana isahani y'ibiryo niba ntibagiwe yari ifiriti ngira ngo n'inyama rwose ndayireba ndamubya ntibitereka mbitereka nirwa nsenga nyuma y'amaterano twagiraga amaterano nimugoroba isaha zo kujya amaterano nimugoroba mbisigaho njya amaterano mbirya ruko mvuye masengesha nimugoroba kuva uwo munsi nge noneho icyakurikiyeho bashatse kumpeza umuntu umwe mwigisha wo mu diakana ati murirukana waje mwaretse kuva icyo gihe barambohora nagiye kuzabatizwa mbana nabo rero ingira neza ndamaramaza nkunda gusenga nkunda kuba imbere y'Imana hari n'abandi bene data twabatirijwe rimwe yewe Imana muri ubwo bubyutse kwegera Imana tuvukamo korali ya Nyibature Karugira twaharenibye imyaka hafi 7-8 yitwa korali Ntwarane n'ubu niyo turindirimbamo mbere n'umujyanama mukuru hari igikondo n'ubu naraye mvuye kurepeta ubwo rero Imana ishiramo kandi ndashima Imana no kuva icyo gihe muri iyo korali muri iyo myaka wumva sindahagara imbere ya komite icyo gihe umuntu yakwibaza icyo gihe wakiraga kiza watubwiye ko wavuye Uganda ariko ufite n'ikibazo cy'uko wanduye sida
umuntu yakwibaza twabonye wambaye impeta bishyizwe kuri umugabo icyo gihe wavuye Uganda ufite umugore mu buzima mushaka wandi sida nyuma ya mbere yabyo bimeze bite mu buzima busanzwe nkiri Bugande nigeze nshakaho mbana n'umugore imyaka igera muri 5 ako sinagira amahirwe yo kubyarana nawe yego tuza gutandukana uburyo naje mu Rwanda nabwo hari undi nashatse ariko nawe yari yambereye ni satani wari wamuzanye ko naje kumenya namugeje mu Rwanda yazanye yaravuye ku mugabo we abantu bamubonye bamuzi barambaza hari mwishwa wanjye ati uriya mugono karumzi we twamaranye nk'amezi nka2-3 nawe ahita nkuko yataye undi nawe arantaragenda kuva nakijwe nta mugore mfite ari uwa mbere yari umugore w'umugabo yarahukanye yarataye umugabo we no waruje ari uwa kabiri ariko noneho maze gukizwa 96 niberaho kandi nza mu itorero ry'Imana ntafite intego yo gushaka ntabyo natekerezaga dore ko naje no mu Rwanda mvuga ngo mana ushimwe ko ngiye kubona u Rwanda ntigeze kubona ariko ushimwe ko ngiye no kugwaho batanze nari nzi ko sidigiye kunyiyikira nari utugufuta abona nduko nguko nibyo ndi kwibaza dukomeza tubudurugyo mfite amatsiko nari narashize narumye ariko ngeze mu Rwanda nyine uko maze gukizwa munsi umwe nari ku kazi k'ubuzamu Nyabugogo hariya hafi ya gare nahoraga nihebye kwa muganga nahoragayo mu cyumweru nkajyayo nka 3 hari igikondo kwa padiri bari hari n'umuganga wari wambye ngo yewe ibyawe biratuyobeye tugiye kwa transferi ko nahoraga n'ibyururizi bya sida binkubita nashoboraga kuba ndyamye nakorora nkikanga nicyaye kandi ntegutse ngo ngire kubwo gukorora sida yaranje ariko maze kwakira imigisha y'Imana nuko nabaga mu kwigera Imana cyane ba Pastor Damas badusengesha cyane 97 aho ngaho umunsi umwe ndi kuri ako kazi Nyabugogo nibwo nabonye marayika ahagaze nkariya hejuru mbona umucyo mwinshi numvijwe arambye ngo bwoko bwanjye humura ngiye kubakiza ngiye kumva numva ibintu byiza by'amahoro turi masengesho tuyobowe n'uwo mpase witwaga Damas hari haje umudamu uvuye mu Ruhengeri tubwira ko yakize sida umugabo yarapfuye Imana iruruka iravuga ngo abantu barwaye sida muhaguruka hano mu byature nizeye kubakiza ndahaguruka baradusengera twabonetse turi babiri hari umudamu w'umupfakazi wa Gashekero we hashize n'ukwezi Imana iramucyura isiga John uzabyamamaza paseri angira inama turabyatura baradusengera Pastor Damas angira inama tuzabanza uje kwa muganga babanze bagupime njyayo ntabwo nagiye mbabwira ngo ndwaye sida naje ntinje kwipimisha menye niba ndwaye sida niba noneho barampima barambira ati barampima bampigiye cyo kuzasubirayo nsubiyeyo umuganga aranyicaza mu cyumba icyo gihe n'ibyemezo bari bakibitanga arambaza ati se usanze urwaye byagenda bite kuko nigeze gukora kwa muganga imvugo z'abaganga nari nzimenyereye niyo nsanze ndwaye n'ubundi nakwirinda none se atusanze uri muzima ati yo muganga we nsanze ndi muzima nakwirinda ubusambanyi nakwirinda ibyaha nakwirinda iki muganga aranseka ati ese ko ibintu nkubaza byose mbona ubizi nka muganga ndaceceka arangiye arambwira ati ngaho isomero renda burya muganga sinzi gusoma ati rero icyemezo cyawe kigaragaje kizi uri muzima nagiye kumva numva ijambo naturitse ryanunditse namye nti na Yesu ni muzima ni waruzi ko nari ndwaye sida Yesu akaba ari wunkije ngo abagarokore bajya baza hano batubwiye ngo bari barwaye sida tukabasenya ariko hashira igihe tukabona bagarutse bayirwaye amagambo nasubizaga nanjye sinamenyaga haturutse namubye ntibirashoboka ni kuko ubu Yesu namusanze adafite sida ninge wayizanye muvuyeho nanjye yavuga ngo ujyana n'utwawe ariko nta mpamvu yo kumuvaho na sida nta mpamvu yo kugaruka ariko bandikaho ko bibaye byiza nazagaruka ariko muganga arambye ati rero wowe ko wifite ikizere ko Yesu ari ukukije ushatse kugaruka utagaruka ntabwo ariko Pastor Damas angira inama arambye ati rero ubwo banditse ko wari kuzasubirayo uzasubireyo utazaje utanga ubuhamya bashidikanye ngo atinye gusubirayo kubwiye mpamvu subiye muganga n'ubundi nsanga ni wawe arambira ngo ni kwa kundi na Yesu ni kwa kundi ntabwo ahinduka Yesu ankiza sida impapuro ngize hano
zirahari. Ubuhamya natangiye gutanga 97 urumva ntabwo ari ubw'uyu munsi kuva za Gatenga zahe yewe nagiye no kubatizwa ahubwo naratangiye kubutanga paruwasi yacu imidugudu yose urumva. Wayikize muri 97 na n'uyu munsi oya Yesu ntabwo ari sida gusa. Uyu mfite n'umugabo nizeye ufite imbaraga. Nejo bundi ngeri batsinda umugore wanjye yaravunitse hari ikibagabaga batubya ngo umuntu ukuze amagufa ntabwo ajya asubirana, ariko babuhashize amezi 8 imbago yarazijugunye. Yesu wacara cyari wa wundi ntabwo ahinduka. Iyo winjiye neza uramubona. Ahubwo icyo nabonye muri iyi minsi ndi kubwira abantu gukukizwa nabi uba witeye umwako. N'imigisha y'Imana kuyisoromaho ntabwo byoroha. Muri make rero naho Yesu yangiriye neza, amagukizwa nkijijwe mvayo mvuyiyeyo, ubuhamya mbutangira mu rugo aho ntuye, ntabwo nihisha ngo njye kubutanga hanze. Ndebuka hari umunsi umwe nasanze abasirikare bo mu rugo bafasha agahene k'umuturage kari kayobeye mu gipango, nsanga bagatetse. Abakozi barambye ati murokora atuzi ko Fred ihene y'abandi yaje hano twayibaza turi kuyikara. Ndababya ntimungabure bijurana. Nuko nahamagawe mpamya Yesu. Hari n'umukazana wacu twigeze kujya kugura ahantu tugurisha, aravuga ngo dusinye tuvuga ngo ntabwo tuguze ntabwo tugurishije, ntabwo ngo ahubwo nagashimo ko duta amafaranga dutanze. Dutanze amafaranga tuvuge ngo nagashimo muduha. Ndahagarara, nari ntaramenya no gusoma Bibiliya kandi nyigenda. Ndahagarara ngewe ijambo ry'Imana ntabwo rinyemera gusinya ikinyoma ngo muraduhaye. Dutubaye amafaranga 130 ngo dusinye ngo ntabwo tuguze ngo ahubwo nagashimo ko dute. Hoya kuko ni inzu za leta yaregiye kugurisha uwo muntu y'umudugudu. Jewe rero Yesu yampamagaye mpamya mena amabanga y'abadayimoni nkamamaza Yesu wanjye wankijije. Mbere ko dukomeza ikiganiro bite n'ikiganiro wateguye, tujya tubona abantu benshi bakijwe gutyo bafite ububyutse bumeze gutyo, ariko gato cyane muri iyi minsi ugasanga barahindutse, ugasanga uko bahamagaye bameze siko bakimeze, ugasanga bacitse intege, ugasanga ibyo baziririzaga kera uyu munsi barabiziruye. Uko twakubonye tubona ukifite imbaraga z'umwuka wera, niki cyakubashishije gukomera mu byo wakiriye kuva cyagiye n'uyu munsi ukibihagazemo? Washobojwe n'iki, ushobozwa n'iki? Icyamfashije nahamagariwe mu nzu y'Imana mpakunda, nkunda amateraniro, nkunda ijambo ry'Imana, nkunda guterana, nkunda kwisenga niyirije ubusa, no kugeza uyu munsi ndacyabikunda. Yego, nicyo cyandinze, nicyo cyandeze, nicyo cyantangiriye. Nta zindi mbaraga, si ubuhanga bwanjye, si ubushobozi bwanjye. Nakunze gukomeza kubi hafi y'Imana. Aho maze gukizwa nkaho Karugira, nakundaga kuba amatana ya CGM Gashekero zahe, ariko noneho ngeze aho nabyo ndabihagarika, ahubwo ninjira mu bantu bitwa abanyamutwaro b'abanyamasengesho kuri yari paruwase Karugira. Umunyamutwaro twahavuye 2003 tugiye kuvuna itoro rya Kigarama, nabwo mpita mba perezida w'abanyamasengesho, dufonda abanyamasengesho. Mavuye ejo bundi 2021 uyu nambariye impeta. Bariya bose nakubwira bari nta mpeta. Uyu nguyu nawe ni amateka. Yego, Imana ni nabishaka nazabazana akababwira ukuntu nawe yantegereje imyaka 25. Urabitubwira ubutazamuzana nk'ikimenyetso cye. Ariko kazi Nyabugogo hano ndyamye numva ijwi irambye ngo uzaje Cyangugu 96. Nkandagira 2006 mpavuga ubutumwa ntazi kariho madame ari twarabanaga muri groupe ya Imana yaramubye ngo jya kwiga ishuri rya leta i Kigali ngo niho nza guhera diplome. Nta masomo yize ayijura umuzi ay'Imana. Ngo diplome navuga ngo ni ngewe kuko yaje twabanye imyaka 5 mu cyumba cy'amasengesho, ndi umuyobozi, ari umwanditsi wa groupe. Ntigeze murarikira, ntigeze menya ko tuzaba ngiye Cyangugu nk'ijwi ryambye ngo uzaje Cyangugu. Njyayo ubwa mbere nikanga nazengurutse imiryango ye, namenye amabanga y'abademoni. Ibyo byose nakoraga mbivugiraho. Ndongera nsubirayo, noneho nsubiyeyo ubwa kabiri ngera no mu rugo iwabo havuka mu nzu. Na data buko yarakiriye ariko ubu ngubu yaratashye. Byaje gusobanuka rero, urumva yabimbwiye 96 kuzaje Cyangugu, nkadagiye 2006 bamaze no kudusengera ku bidiyakoni na madamu hano igikondo. Noneho nsubiyeyo ngera no mu rugo iwabo havuka. 2008 ho byasobanutse, niho twakoze ubukwe. Cyakora yewe dusanga twese
mu ndangamuntu twese twavutse 62 usanga murangana twujuje imyaka cyakora nta mahirwe y'umwana ku isi naho hose mu nzira z'umwijima nanyuzemo nta wangeretse ikinyendaro Imana nuko itubeshejeho kandi tunyuzwe nabyo urumva muri make Imana inkorera ubukwe inshingira umukobwa wayo wavuye icyangugu nk'uko ijwi ryari ryambye ngo uzaje icyangugu yego ubu niwe tubana nkora ubukwe nkorera 15,000 by'ubuzamu nkodeshamwe inzu wibaza uwo muntu yakora ubukwe ariko ubukwe bwanjye abantu banyoye fanta zirasaguka tuzishira mu tubido tumara iminsi tuzinywa nka ji kubw'imirimo y'Imana ikora kamera yankameye yavuye umuntu yayikoresheje yohereje 120 kameramani baziranye yabaye icyo gihe yari yarakumenye bari kuyarya tuzagenda aho nkamerera ubukubura aba mu Faransa kandi yewe Imana ikora mu nzira zayo Imana ishimwe uko bwanjye abantu n'abisiramu babonye barambye ati wa muntu Imana yawe yagukoreye ubukwe ndashima Imana n'uyu munsi rero ibihamya birahari imirimo y'Imana iracyakora mbabwiye ko nejo bundi nayibonye muganga ukora hari yakoraga hano niwe warukuriye kine hari ya Kibagabaga niwe wari wavuze ngo mudamu wanjye mubaga mushiremo tije ariko kuko Imana nkorera ntabwo yabyemeye ahubwo hashize n'ibyumweru twumva ngo niwe yarapfuye ariko nibanga nakoresheje naryo nari kubwiraho ndibwira n'abantu banyumva yego nibanga nakoresheje ntabwo nigeze ntumbira madamu wanjye ngo yavunitse ngo igisima kiraho nta murimo w'Imana nigeze niki nakubye ko ndi umudiyakoni hari igikondo n'ubu ngubu umuntu wabaza w'igikondo nta mudiyakoni w'igikondo untanga ku rusengero nta muririmbyi muri korali ntwana turirimbana untanga ku rusengero basanga nahageze kandi ntuyani batsinda muri Muhororo icyo gihe yari yaravunitse ari igisima nabyukaga saa 9 nkamutekera icyayi nkamutekera ibyo kurya nkamushire amazi yo gukaraba nkamenya ngo korogate ndayimwegereza ntabwo ari bubashe kubyi namara kubikora nabyutse saa 9 nabona saa 10 wenda n'igiki byabaye nkahita nsohoka nkagenda uburyo icyo gihe ubwo nahageraga saa 1 hari nubwo nigeze mpamvu nsiga njya mu ngororero kuvuga ubutumwa ku wa gatandatu ngaruka ku cyumweru umugoroba kuko njya mubwira ngo nawe yakundaga kwakira abakozi b'Imana abavuga butumwa ngo yababayerekeza akabwira ngo Mana nujya kumpa umugabo uzampa umuvuga butumwa njya mubwira ni wewe wikozeho umugore w'umusirikare ari umusirikare ni wasabye umuvuga butumwa ntabwo ajya mboha oya rwose ubwo rero urumva no muri iryo banga ryo kutica umurimo w'Imana ngo umugore yavunitse ni icyo umurimo nabyo byatumye Imana inkiriza umugore bavuze ngo amagufa y'umukecuru ntabwo yasubirana ubu imbago yarazijugunye rwose aragenda cyane naha nzamuzana Imana nibishaka nzamuzana azaza yigeze ni karibu Imana y'amahoro iba mu mugisha ndumva rero twasoma ijambo ry'Imana yego imirimo y'Imana yo ni myinshi tuze ibyo kubivugaho ni byinshi imirimo y'Imana twarayibonye katusangire ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro bice 32 dusomere ku murongo Imana ishimwe haleluya kandi Imana bene data mukorera mukomeze kuyizera ubu nahangaha nicaye nahabwiwe ku wa gatanu ndi masengesho haleluya uri mu isezerano umunyamuka arampanura arambye ati ugiye kuvuga ubutumwa ubishaka utabishaka ujye no kuvuga no macyashya arambye ati ikimenyetso ugiye kubona ati vuba uzumva telefone iguhamagaye telefone umukozi w'Imana se yampamagaye ubwo se harimo gushidikanya ubu sugira ngo hano ngiye kubwiza ADEPR gusa ngiye kubwiza n'amacyashya ubanya bwata Yesu ashimwe haleluya Mana ishimwe abadata Kristo kadusome iryo jambo gice cya 32 kadusome ku murongo wa 25 tangira 32 umurongo wa 25 tugeze ku 33 kadusome mu izina rya Yesu Yakobo akirana na marayika w'Imana 25 haleluya Yakobo asigarayo wenyine haza umugabo aramukiranya bageza mu museke haleluya abonye yuko atamutsinze
akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkure ku rutampaye umugisha. Aramusubiza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. 29. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. 30. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. 31. Yakobo yitaho hantu Penuweli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Dukomeze. 32. Izuba rirasa akirenga. Izuba rirasa akirenga Penuweli acumbagizwa n'ikibero cye. Ibyo nibyo bituma Abisirayeli batarya umutsi wo kwitako uri ku kibero na bugingo n'ubu kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo. Amen. Amen. Ka dusome igice cya 30 n'ubundi muri icyo gitabo 31. Dusomere kuva ku murongo wa 22. Yego. Turageza kujya 36. Labani akurikira Yakobo amurakariye. Ku munsi wa 3 babwira Labani yuko Yakobo yahunze. Ajyana bene wabo aramukurikira. Amugeraho iminsi 7. Asanga ari ku musozi w'i Galeyadi. Imana isanga Labani umwaramu mu nzozi nijoro. Iramubwira iti wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari cyiza ari n'ikibi. Labani afatira Yakobo. Yakobo yari abambye ihema rye ku musozi. Labani na bene wabo nabo bayabamba ku musozi w'i Galeyadi. Labani abaza Yakobo ati icyo wakoze cyo ni iki kunyiyiba ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Watewe n'iki gihunga rwihishwa ukanyiyiba ntumbwire ngo ngusezeresheho ibiganiro by'ibyishimo n'indirimbo n'ishako n'inanga? Ntunkundire gusoma abuzukuru banjye n'abakobwa banjye. Wakoze iby'ubupfu. Nabasha kugira icyo mbatwara ariko Imana ya so yambwiye iri joro iti wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari icyiza ari n'ikibi. Nubwo ugiye rwose kuko ukumbuye cyane inzu ya so niki cyatumye wiba imana zanjye? Yakobo asubiza Labani ati irya mbere nuko natinye ko wanyaga abakobwa bawe. 32. Irya kabiri uwo uri bubonane imana zawe ntazabeho imbere ya bene wacu. Saka icyawe kiri mu byanjye ukijyane. Kuko Yakobo yari atazi yuko Rasheli yazibye. Kuko yari azi ko Rasheli yazibye. Dukomeze. Urakomeza ageza ku 36. Yego. Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu yazashoreke zombi arazibura. Ava mu ihema rya Leya yinjira mu rya Rasheli. Rasheli yari yenze bya bigirwamana abishyira mu matandiro y'ingamiya. Mu matandiko y'ingamiya ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose arabibura. Rasheli abwira ati ntundakarire databuja yuko ntaguhagurukiye nuko ndi mu mihango y'abakobwa. Arasaka abura bya bigirwamana. 36. Yakobo ararakara atonganya Labani. Aramubaza ati nacumuye iki? Nakoze cyaha ki cyatumye unkurikira vuba vuba? Imana tugirire neza. Imana dufashe, Imana turengere. Aya magambo y'Imana yatugezeho ntabwo tujya amateka ya Yakobo ahunga,
muzi cyamuhungishe ko harimo uburiganya, ariko Yakobo yageze aho, kandi nkunda kuganira n'abakristo nkababwira ngo bene data icyaha ni kibi, icyaha kikwaka ijambo, icyaha kigutesha agaciro. Mwibuke ko kubw'icyaha byamuhesheje kuba umushumba kwa sebukwe, ariko Yakobo icyo namukundiye ntabwo ameze nk'abakristo b'iyi minsi. Yakobo yageze harabirambirwa. Ndifuriza abakristo b'iyi minsi, nanjye mbyifuza ko twagira ibyo turambirwa bitanezeza Imana tukabirambirwa tukabivamo. Yakobo arambirwa kuhora ari umucakara kwa sebukwe, ari umushumba w'intama, abibeshejwemo n'icyaha kuko yariganyije. Aravuga ati ubu ngubu mfashe icyemezo nsubiye iwacu. Haleluya. Amen. Yakobo rero agira ihishurirwa, amenya ikibanza abakristo b'iyi minsi kigiye cyihisha abantu. Amenya ngo nimba nshaka Imana, nimba nshaka ngo Imana inkureho igisuzuguro, inkureho ibirego Satana ndegesha n'ubushwambagara, hari ibyo mbanza kwiyaka. Ngo arabanza yambutsa aba bagore be iki cyambu cya Yaboki, ngo arabambutsa n'abagaragu n'abajana n'inshoreke bose, ngo abasiga hakurya, ngo aragaruka asigaraye wenyine. Ngo ahantu yasigaye wenyine niho yahuriye n'uyu marayika ugeranwa na Yesu. Haleluya. Ngo barakirana, marayika ngo abwira ati ndekura ngende. Undi ati sinkurekura, ntabwo nkurekura. None ngo arongera abonye ko umugabo yamaramaje, nshima Imana, Imana itubonera kure ikamenya ibiri icyo wagambiriye cyiza. Haleluya. None ngo eramubwiye ati ndekura, ati sinkurekura. None ngo nibwo yamukoraga ku umutsi w'inyonga ryitako ngo arahonyora. Yakobo aterega sinkurekura. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ibona ko uyu mugabo yaje yamaramaje, kandi n'ikimenyetso kikwereka ko Imana yari yamubonye ko yahagurutse afite intego. Wibuke ngo Labani agiye kumukurikira, yahaye gasopo Labani avuga ati umugaragu wanjye Yakobo kimugeraho ari ijambo ryiza ari iribi, wirinde umutwareho neza. Umuvuduko yarazanye yari kumukorera ibintu bibi, ariko Imana kuko yari yabonye ko umugaragu wayo wagambiriye kwihana neza, vuga ati umwana wanjye ntumuhungabanye. None ngo Yakobo amaze kwambutsa ibi bintu, ari hasigaye na marayika, niho yaboneye marayika ngo bacirana, bugeze mu museke ati ndekura ngende, sinkurekura. Haleluya. Amen. Akoze no ku mutsi w'inyonga ryitaka abona umugabo yamaramaje yanga kumurekura, niho yamubaje ngo ariko ubundi witwa nde? Haleluya. Haleluya. Ubundi witwa nde? Yesu ashimwe. Amen. Ubundi witwa nde? Yakobo ati nitwa Yakobo, bisobanura ndi umuriganya. Yesu ashimwe. Haleluya. Avuze ngo yatuye, marayika aramubwira ngo kuva uyu munsi ntabwo ukiri iki umuriganya ukundi, ubaye Isirayeli, baye ubwoko bw'Imana. Ari nk'uko ijambo ry'Imana umukozi w'Imana dufashe gusoma, havuze ngo kuva uwo munsi ahantu hitwa Penueli, ngo yakirangije Imana n'abantu harandeshya, izuba rirenga. Haleluya. Kuko yaje afite intego, abanza kwiyaka ibyari kumubuza kwihurira n'Imana. Abantu bari kuza gusenga, ariko ntibabanze kwambutsa inzangano, ntibabanze kwambutsa ubusambanyi, ntibabanze kwambutsa inzika mbese ntibabanze kwambutsa ibyaha. Kandi umuntu akaja kanyarira. Nigeze kujya ahantu gusenga iyo iriya ntuza Sematare, banyereka umusore bagiye twebwe tumubona mu rutare twaje gusenga, tukajya ngo yaje gusenga, naho ngo umuntu yari afite amadeni, yengaga amasaha ari butahe, agafata agapira kamanuka agiye kumwisha, aho yakamubwira ati mumbabarira sindayabona, ahubwo akajya wewe wamubona ahubwo akajya ngo yaje gusenga. Hari abantu rero bajya kwihisha mu butayu, ibyaha ntabwo babiretse, ntabwo babyihanye, ntabwo basabanye imbabazi. Ngewe nkimara gukizwa nk'uko nabibabwiye, mushiki wanjye yari yarandiriye amafaranga, ndi umushomeri. Gashomeri nawe reba, umuntu wari ukigera mu Rwanda gashomeri, umuntu amumera amafaranga yanjye yangurishije ibintu namusigiye i Bugande, ayazanye ntiyayama. Nyine umupagane turatongana, ariko maze gukizwa navaga gusenga nakwicara angaburiye ibiryo, nkumva ikijwi kirambuye ngo uratabiriye, ariko wibuka ibintu yagukoreye. Kandi mvuye gusenga n'ukuri niyirije ubusa, ariko umunsi umwe haba data Kristo. Haleluya. Umunsi umwe mbwira bene data ni hari ikintu kindambiye, guranziye gusenga ariko nkagera mu rugo nkabika mwishiki wanjye mu mutima inzika, ni mu nsengero. Umunsi baransengera, ngeze mu rugo azanye ibiryo, ndabwira ni mushiki wanjye icaraho,
namwe nturibuka cyagiye dutongana kubwa amafaranga yana ndakubabariye ni kandi muri ari amafaranga ntuzongera gutekereza ko wamamo natanu ndakubohoye uziko nari maze igenda umushomeri uziko muri icyo cyumweru nabonye akazi uziko kutababarira twibohera n'imigisha yacu urumva mbona akazi kandi noneho nagombaga gutega akajya ambitike buri mugoroba urumva kubwo kubabarira ndabohoka n'akazi karaboneka Imana ishimwe haleluya Yesu ashimwe ariko ubu tugira abantu bavuga ngo dore umuntu bakaririmbana ati dore ntazagera iwe ariko kandi akavuga ngo azaje mu ijuru nigeze kuba ndi kuri aritari mvuga ubutumwa numva ijwi rirambwiye ngo mbwirira abantu batababarira ngo ijuru bariho intasho ko batazagera ino bivuze ngo umuntu utababara ntabwo azajya mu ijuru kandi bo bagashaka kubabara rero Yakobo arabanza yambutse ibintu byari kumuza kwisabanira n'Imana abanza yambutse ibintu byari kumusakuriza abagore bari kuba bamubwira ati dore ibirenge byaturaguritse iwanyu ni kure kuki watuzanye ino atabana barashaka amata abashumba bakaza ati intama yawe bayikubise ihembe riravunitse abandi bacuma ibyo byose arabanza arabyiyakara byama niho yije kwibonera igisubizo yarakeneye Imana isiga imuhinduriye izina haleluya ariko dufite noneho akaga mukozi w'Imana mfite ubwoba Yakobo we yarazi ngo yaje ari umwere ariko ngo abandi bagore ubwo bafataga utuntu tuzabagira umumaro Rasheli we ngo aragenda aterura ikigirwamana cyase ubwo bagenda bavuga ngo turananiwe ngo ibishyimbo bakavuga ati yewe Rasheli yazanye ibizatuma zaho iminsi ntibakamenye ngo yazanye ikigirwamana cyase dufite abakristo bazanye ikigirwamana cyo kwa nyina cyo kwa se ngo atuma basakwa Labani azana umujinya mwinshi n'iki nubwo Imana iramye ati uramenye umugaragu wanjye umwitwareho neza hamubye ati arakarekare ati mwebwe nubwo twagira intege nke ntabwo twongera kwikorera ibigirwamana nkuko nanjye naraye ntabwo nzongera gukenyera ikinono cy'ingurube ntabwo nzongera kwikorera ibihanga by'inka hoya hamye ati ibyo ntabwo tujya tubikora nta Mana yawe twazanye je nazanye abagore nakoye nabuzukuna ati ngaho saka yumva abantu bose yazanye arabe nkuko abashumba bacu iyo batubona mu rusengero tuguruka umushumba yavuga ati yo aba bantu bakristo banje nabajya mu ijuru harika ubuse ngewe iyo Imana itangira neza sinari kuza pase ntabwo twari kwicarana batsinda afite ikinono cy'ingurube hano harika Imana ndashima yakinguyeho ndabijugunye Imana ishimwe noneho ngo Labani yinjira mu cyumba reba gusakwa soba uko akanjira mu cyumba cyawe agasaka abandi bagore babwira ati papa n'icyumba cy'umukwe wawe uragituje ngira ngo utwana tukamubwira ati cyo gokuyo ati cya eka icyo ya papa yijugunye hagerekare ngira ntekereza nkuko ariko ngo cyakurikiyeho niki ngo Labani asaka Imana yarayibura abandi bari mu gahinda abandi bavuze induru Rasheli ngo yibereye mu mbuga naho ikigirwamana yagishize ku ndogobe yacyoroshe akicaye hejuru ngo Labani asohotse Rasheli ngo papa ntugire ntundakare ngo ugire ngo sinagusuhuje ndi mu mihango y'abakobwa uzi ko dufite abantu bazubeshe ngo bari mihango bari bayicaye ku kigirwamana cy'iwabo bazanye Imana itubabarire Imana idufashe bakristo Imana yashaka ngo abantu tujugunye yego hari indi jambo riri hariya muri Mariko ibice 10 haravuga ngo Yesu yarahanyuze ngo umuntu wari ufite ubumuga arataka abantu baramuceceka ngo ceceka nkuko nawe hari ibintu bigucecekesha ati gihe wasengewe n'icyo ufite noneho ngo Yesu amaze yumva ataka arababaza ngo umuntu ngo nuri ati mumuhamagare bagiye kumuhamagara uyu muntu nawe yakoze utuntu tubiri tubuze mu bakristo b'iminsi uzi ikintu yakoze ugifitiye amatsiko haleluya haleluya yakoze ibintu bibiri icyambere kiteye ubwoba ngo icyambere yataye umwenda bivuze ngo yataye kamere yataye ibyaha by'iwabo yataye inzika n'inza mbese yataye kamere z'iwabo sigaye ntangazwa umuntu ukumva muri mu nama y'umurimo ukumva umuntu aravuze ngo ngewe uzatinya umuntu ukikubwira ngo ngewe ufite n'ubwenge wamuhunga yakumena n'umutwe wo nguwo aba yarazanye icyambaro cyo kwa nyina cyo kwa se akicayeho bakicayeho ariko uyu muntu ngo arakiyambura aragita amaze kugita bimuheshe kubaduka ngo akigera kuri Yesu Yesu aramaza ngo urashaka ko ati ndashaka guhumuka Yesu aramubwira ngo igendere kwizera kwawe kuraguhumuye yabanje guta
bimuhesha kubaduka. Nubwo mubona abantu ba paseri bacu baragowe ubu ngo baringinga yemwe muzaze kuwa gatanu muzaze igituma paseri mubona abantu batari kubaduka hari 9 batiyambuye kiracyabafasha ariko kubwo gumara kugita byamuheshe kubaduka. Haleluya. Ageze kuri Yesu ati yewe urashaka ko ngugirane ati ndashaka gumu ati kwizera kwawe kurumwe baramukurikira. Yesu ashimwe. Haleluya. Dufite ari kakaga barasheri bagiye kuduteza umukwabo. Barasheri bagiye kudutuma dusakwa. Bazanye ikigirwamana cy'iwabo bacicayeho. Ariko Imana yashaka ngo abantu baveyo bavuyeyo. Bakijijwe bave muri karande z'imiryango y'iwabo. Ngewe maze gukizwa wavuze ati niki cyagushoboje kubugeze umubwiye ko uwo mwishwa wanjye yari majoro twicara tukasangira icupa rya wisike tugasangira ayo macupa niyo wayanguriraga ariko maze gukizwa ntabwo namwubahiye kari majoro ngo twongere kwicara tuvugagura ibipagani. Yatangiye kubwira abantu ati yae marume yarasaze ntabwo yarasaze. Iyo umurokore batarakwita umusazi ubutarakizwa kuko umusazi baramubisa. Nari kusigara nubaha amajoro yaba twicaye muri saro akansaba ikibiriti ngagonye isigara nkamwegereza isigara ariko na papa mbyara yarinze apfa namuguriye inzoga. Iyo nayabonaga naguraga akanusu k'isukari ugasangira icyayi. N'uyu munsi njyewe ntabwo gakiza kanjye gatandukanye ntabwo ara kubaha imiryango musuzugure Yesu. Niyo nagiye Bugande mu babyara banje bariyo twigeze kujya Bugande hari mu byaro wanje uri buve hanze tujya ku kibuga cy'indege intebe mbonye mu byara wanje hari n'abagenzi be yazanye reka bari mu bigambo nicara ku ruhande none mu byara wanje amaze akanya atangira kubwira nguriya ngo ni mu byara wacu umukozi w'Imana umuntu bari bicaranye y'umudamu aramubye ati yewe ati nubwo utarindira kubimbwira ati ngewe namwibwiye ati nahoze mureba namwibwiye ntabwo umukozi w'Imana ashobora kwivanga mu bigambo nk'ibi ngibi. Ariko abantu hanze hano bayobewe umuntu araje muri shira umuteto ukumva arabeshye muri karitsiye abantu bashatse umurokore n'utari umurokore ariko ibirindwi biracyahari. Ariko Yesu arashaka ko duhinduka tukabera abantu umucyo. Joni nk'ubu ngubu yonza n'ibyo bintu by'igirwamana mbigenderaho mbishira mu nzu abantu baravunika. Ariko umurimbi wa 28 yarambwiye ngo narimbata ndabatura kandi ku musaraba hari barimo ari nyota. None abantu bari kugenda gusiganira n'abapagani mu ibiyoga ngo noneho babihinduye amazina ngo ni bya cyuma ni byande akarigabura ryane anywa na za cyuma. Ariko inguna za dondo ubwoko n'ukuri nyumvira. Ariko shimye Yesu wanguye naranywa za mudondo ubwoko. Haleluya. Amina. Daranye Imana bahumugisha. Yego. Imana bahumugisha. Amina. Kandi nabumvisha ubu butumwa Imana bahumugisha. Haleluya. Kandi Imana irabashakaho ngo muhinduke. Yesu ko yarejo Yesu waruhuye John. Oyo Mose tapi. Yesu nabonye imbaraga ze. Yesu yicishwe neza aragukoresha akanagukorera. Yego. Sida yarayishiririje ye n'abaroga bararoze naho maze gukizwa hari n'uwandoze abari we wapfuye yaranjanye ni wabo gutanga ubuhamya ngarutse aramereza dana mwene data turangije amasengesho iminsi 2 mbigiriye reka mbona umuntu arangabure ndamukubita w'umugore mukiye mu gitondo nagiye mwivuga nsanga yatumye wa mwene data twasenganye atumbwire John nawe nabazaga koko muze tugasangire turagenda turagahekenya yabirunze arangiye ahagara mu muryango ngo bene data mwihangane ntabwo njye nariye nahaza wantumye ngo dusangire njya ngo wariyose naho yarazi ngo araturangije ubu yarapfuye baramuhambye ubundi batwica turi ihene zabo batwica turi ihene zabo. Kandi ikibazo ari ijambo nkunda kuvuga ngo nta wakwica uwapfuye. Nawe uyu munsi ugatahana nta wakwica uwapfuye. Nshatse kuvuga iki? Bivuze ngo iyo wapfuye ku cyaha ntabwo upfa nibwo bawohereza amahembe. Ariko iyo bagusanganye ibyayo wakusanye warazanye icyenda cy'iwanyu birakwanura da. Ubuse John
shatani yashatse kunyikisha icyuma agikoresheje mama, Imana irahandindira, sida ziraza, Imana irahandindira, n'ibindi none ngo uracyashaka ni ukwikurura umwaka. Ntawakwica uwapfuye, bica umuzima. Niba gusanga uri muzima ku cyaha kuri kamere z'iwanyu warazizanye, ngo hayi ntasho bazaguhamba. Nitumara amaza tugakizwa neza, tuzajya tubanyuraho bavuga ngo iyo byabacyanze baravuga ngo ari kuriya nawe yaraguje aho arushaho. Twe duhamagara mu ijuru ntabwo tukiraguza. Narindushi nari naragowe. Abantu bajya bambwira ngo Imana yanshoboje ntabwo nkunda gukererwa murimo w'Imana. Ngo John ndababwira ngererwe mu by'Imana kwa Satani sinakererwaga. Hari aho nigeze kunyura mu mujyi wa Kampala kandi habamwe ibisambo, nta modoka zakagenza, nyura ahantu utega kabiri, inkuko y'umupfumu ibikandi ku muryango. Nagiye mu gicuku, none iby'Imana mbikerese iby'Imana bimbeshejeho, iby'Imana bintunze, papa rinzapfa ntaga kabutura kenze. None nkubwire ngo igihe sa amakositimu hanyambika ku cyumweru none yambaye yindi, none urubona naho nje ari hano nasinyiye guhesha Imana icyubahiro. Iyi niyo biro, sinize ngo hari biro ntegereje ngo muzengo azanzamure mu ntera njamwe Kagame. Yesu rero iyi biro yashizemo ngomba kwihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Kadusenge na papa wacu nawe yakora umurimo w'Imana, kandi Imana ibw'umugisha. Nigeze mbumva ndi muri bisi na mukecuru umuvugo nanezerwa. Haleluya. Hari abantu basinye gukorera Imana. Ubuse iyo ngiye Bugande babyara banje barambye ngo aho kugira ngo usaze nitwe dusaze, nkababwira ngo ibyaha birasazisha. Wategera ngo imyaka 60 hafi n'itatu urabona hari icyo nkanjye turiruka twakwiruka. Haleluya. Abadata. Mana turagushimiye. Izina ryawe ryubahwe. Mana turaguhimbaje. Uri mwiza. Twamamazaga izina ryawe, twamamazaga imbaraga zawe, twamamazaga urukundo rwawe. Uri ku musaraba waravuze ngo abarushe n'abaremerewe nibaze ndabaruhura. Narimo mbwira Imana mbwiriza isi yose uburushi narindimo, abademoni bari barankoreshe bari baranduhije, ariko Mana ndimo nguhamya ko wanduhuye ukambohora ukambatura. Mana ndagushimiye, ntabwo narimo niyamamaza, namamazaga izina ryawe Kristo. Uwiteka nicyo wansigarije, nicyo wankuriye Mana muri iriya mirahuriye mu muryango abamaze kwicwa na sida ni benshi, ariko no mu nshuti nabo twakoranaga mengo aho hose, ariko kuba uyu munsi Mana data wa twese nayo warayinkijije. Ejo bundi ukanyiriza umugore Mana abaganga bavuga ngo amagufa yaramenagose umukecuru ntabwo yakira, ariko nge nkugirira icyizere uramukiza n'uyu munsi ari kwigenza. Data turagushimiye, sengera aba bantu rero mwami Satani yariganyije bakinjira nabi, bakazana Mana ikigirwa Mana cy'uwabo, bagaterura ibigirwa Mana by'iwabo. Tubonye ko Yakobo yabanje kwambutsa ibyari kumubuza gusabana nawe. Aba bantu basabiye Imana ko nakugire umugisha, bahimbaraga zo kwambutsa kamere, bahimbaraga zo kwambutsa ibyaha, bahimbaraga zo kwambutsa karande zo miryango yiwabo, inzika n'inzangano mu izina rya Yesu. Uwiteka abari bicaye ku Mana babihagurukeho mu izina rya Yesu. Ababizanye mu nzu yawe Mana babijugunye bakizwe neza mu izina rya Yesu. Abari basubiye inyuma, abari baranamuse, abari bishwe Mana n'ibyaha ndabasengeye, abatarakizwa ngo babohore muri ibyo 21 mugakiza. Yavuze ngo baraboshwe babohe kwa Satani, ariko turabasengeye ngo Mana ubohore izo ndushi, ubohore Mana mu bagabo, ubohore mu bagore, mu bakobwa, mu rubyiruko. Ndabastongereye imbaraga z'umusaraba ucanyagura iyo minyururu yari baboshe Mana bakizwe. Abaguye abasubiye inyuma bari barasogongeye, bari barinjiye mu nzu yawe, Satani yariganyije bagasubira inyuma. Mana bagaruze imbaraga zawe, wongere ubabature, wongere ubabohore, wongere ubakureho icyo kijyu cy'umwijima cyari kibabundikiye. Abari Mana abari mu nzu yawe bakifite cyaka cy'ibyaha, inzoga n'ubusambanyi n'ibindi Mana bagicenyeye ibigirwa Mana, abo ngabo bahimbaraga ibyo bigirwa Mana ubitwike. Iyo minyururu ibaboshe turayicanyaguye
Mana uyibakureho mu izina rya Kristo Nazareti. Urakoze Mana yacu, ndagushimye Mana, ndaguhimbaje. Sengeye Mana rero aba bakozi bawe wakoresheje Mana, oh haleluya Mana, ukaba umwami, ukabahiri yerekwa kugira ngo ubwami bw'ijuru bwaguke, ivuga butumwa ryaguke ku isi yose. Mana data, icyano ndayisengeye kugira ngo Mana uyagure, ubagure mu buryo bw'umwuka, ubagure mu buryo bw'umubiri, ubagure mu bikenerwa byose kugira ngo igikorwa cyaguke ku isi yose. Mana bubamamaze mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, kandi icano ujye uyirindaho Mana abadayimoni, ujye uyirindaho abarozi, ujye uyirindaho abaza kwesikora, abaza kwibesharaho ngo wavuze utavuze. Ejo bundi wanyeretse Mana kugiye gukubita ababesha ngo wavuze. Mana data, ubwo nabonaga Mana abasikare binjira bagakubita abantu bari ku ruhimbi bose, bivuze ngo abantu bari kuvuga ngo wavuze utavuze, abongera bakagabanya abo ngabo. Mana ndasabye Mana ngo uzarinde iyi Mana iki gikoresho wabahaye, iyi cano izayirindeho ibyo bizisha ngo barakijwe abaza Mana, hari abaroza Mana uyirindeho ibizira n'ibisa nabyo. Yego. Urakoze Mana, kandi uko bita ko batanga igihe mu murimo wawe, nawe Mana utanga igihe ku buzima bwabo, ku miryango yabo. Ibyo bagukeneyeho Mana ubagure, ubahe n'uburyo Mana. Abarozi bafite amamodoka, abasambanyi n'abandi, erega Mana uyu murimo bakeneye n'iyo modoka yaje ibagura, yaje Mana ibageza hafi na kure Mana, umurimo wawe ubwami bwawe bukaguka. Baremere Mana, baremere ibyo Mana imiryango itabaremeye. Urakoze Mana kubyumvishe kandi ubikoze, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi Mana nkuko nababwiye, uko wakije umugore wanjye, uko wanyijije abarwaye, abayihebye, abumva bidashoboka, abumva byararangiye, Mana ndabasengeye Mana ngo ubakize mu izina rya Yesu. Amen. Reka tugushimire kandi tugusabire umugisha. Haleluya. N'amahoro iguha umugisha. Kandi ibyo wifurije nawe Imana ikwifuza. Birashoboka yuko hari umuntu akwifuza yuko yakuvugisha, ukanasenga cyane ko ufite n'impano yo gusengera abarwayi bagakira. Imana ibikora, ntacyo bigutwaye. Imana ibikora koko nkuko bivuze. Imana ni yacu. Yego. Hari mwishwa wanjye yigeze yumva mvugira nsengera kuri audio ngo baravuga ngo John ugeze muri urwo rwo gusenga. Byose ni Imana. Bati weho ni impano. Ambwira umugore baturanyi babo b'inshuti zabo bari bagiye gusenya urugo, ati kanguha amazina umusengere, nitugera tuyishiremo. Bayishizemo uwo muntu arantelefona, ndasenga ariko sinatangiye musenya, natangiye muhugura mubwira uko ikigeragezo iyo cyaje mu rugo. Niba umugabo yinjiraga saa 5, yinjiraga umugore akaza saa 5, mubwira uko agomba kubyitwaramo. Ubu ngo baho tuvuganira urugo ntabwo rwasenyutse, ahubwo baherutse kuza gusenzerana no mu Rwanda. Urumva ko Imana rero isengesho rigera hose. Telefoni zanjye no 783 193 Mana iguha umugisha. Ndumva bayumvishe 8 3 1 93 72. Amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Wankenera n'abandi baje bamagara tugasenga Imana, kuko twaherewe ubuntu tugomba gutangira ubuntu.